kamera nese bose warusanzwe nakora gusuzuma no gukamera umuntu bihurira ufite uburenganzira bwo kungana kurakara kuko wahinze uzike iki kintu nyitanze muri ribo ya wabihanira uzike iki kirego nyitanze muri ribo ya wabihanira nawe ujye ugabanya mbere se ko wayijyaga mbere n'imbere hanyuma se uburenganzira hari uburenganzira nagwaye bwo kuza kunamira ahubwo wama amakuru ya Manzi naye si muheruka amakuru ya Manzi Natanaze ko nabonye yazitanze. Uri kunshaka. Hari dani mufiti. Akina so wagiye ugaba. Nakwaje hari dani mufiti. Hari dani mufiti. Kuganira n'abantu koko. Basi duhe karibu tuganire twicaye. Ntago ari uko baza kwiga. Kuzuza kamera sinzi ibyo kamera. Waretse kungerageza wa muhungu. Mwiriwe neza abakunzi ba Manzi na Innocente mwabantu mwe impamvu ine gushyiraho kamera muri aka kanya mbonye umuntu mwari mwarabuze ndi kwigendera ndavuga ati reka mubafatire mbereka amakuru yiwe kugira ngo mumenye aho yaburiye kuko hacemo iminsi namubonana na Manzi nagira ngo turebe se aracyabana na Manzi cyangwa baratandukanye mu by'ukuri rero mumbe hafi turebe ko ataba yamenera n'ibikoresho Innocente. Nosa. Makuru y'iminsi. Urinda ufite uburenganzira bwo kunamira. Urinde ufite uburenganzira bwo kunamira aha ngaho. Ese kubona gukamera ni ikibazo ko kwinosa. Uburenganzira naguhaye se. Nta burenganzira kujya umenya ko n'abantu baba bagukumbuye. Wowe se ubundi urinde mbere yo kugira ngo unangamire. Urinde. Ndi inshuti y'abakunzi bawe. Uragifunga se ugifunga. Urinda uza kunera iwanjye. Ndi inshuti y'abakunzi bawe. Urinda uza kunera iwanjye. Ahubwo se amakuru ya Manzi. Kubahane funga icyo kintu. Amakuru ya Manzi nosa. Nakubajije wowe urinda uza kunera iwanjye amakuru. Uragifunga se ugifunga. Uragifunga se ugifunga. Se wale. Bitemo iki cyuma. Wasuhuje n'abantu baba bagukumbuye. Nakubajije ngo bitemo iki cyuma. Iminsi warabuze. Kubahane wa musore sinkuzi. Uragifunga se ugifunga. Soza abakunzi bawe. Nakubajije uragifunga se ugifunga ngo bitemo iki cyuma. Tukaganira. Please nyumva. Akina sakomera uko ugira umutima mwiza. Sinkuzi mbona hindutse. Sinzi ikikugeza. Nano gwasuhuza n'abakunzi bawe koko. Urinde mbere se uko nsuza abakunzi baje bashize kumenya abasuhuza nabo nasuhuza. Agimenye ko abantu benshi bari bagukumbuye. Funga iki kintu. Oya muhungu we funga icyo kintu. Soza abakunzi bawe. Uragifunga se basi ndahita nyikuraho. Uragifunga se ugifunga. Soza abakunzi bawe bonyine abantu benshi birirwaga bakumbaza. Ikibazo cyawe uri gusubiza ibyo ndi kukubaza. Ubundi urinde. Ndi inshuti y'abakunzi bawe. Abakunzi baje sura bazo. Bakunda Manzi na Innocente. Ikintu cy'abantu bakunda kubanga. Wowe ufite uburenganzira bwo kunsanga iwanjye ugahakamira. Mbese ahubwo mubana. Ubwo burenganzira bufite wowe. Mubanga. Nakwaje ubwo burenganzira bufite. Murugo nawe. Nakwaje ubwo burenganzira bufite bwo gukanga amakuru ya Manzi. Bona beruka kubabona. Ari umusazi bazanye aha ngaha ndumva nari kuvuga neza. Naheruka kubabona n'amakuru. Sena sangogo ngogo kuko yonera icyo cyuma. Abantu narifashe ibereye mu mahoro muri kuzamuka. Wajure uwo mutima mubi. Mw'abantu Innocente arenda kunyica. Pange waje ndakwera. Nundi musi kandi. Mujye mujyaho mugarukire. Uraza ukamera ngaho hari uburenganzira ufite bwo gukamera. Shano kuri warahindutse. Nundi musi. Cyo kora ndababa yo mba mfite umunyamakuru. Nk'abantu mwihangane n'ibyoroshye uko mbiba mu bitatu. Mujye mushaka uburenganzira wari kuza ukamvugisha nago ari kuza ubivuga. Nese ko nje nkusuhuza ukatunyakiriza nabi kuko mfite kamera. Nese ubu se warusanzwe ujyaho. Nakora gusuzuma no gukamera umuntu bihurira ufite uburenganzira bwo kungana. Kurakara kuko wahinduye. Uzike iki kintu nyitanze muri ribo ya wabihanira. Uzike iki kirego nyitanze muri ribo ya wabihanira.
nawe ujya ugabanya mbere se ko wayijyagaho imbere n'imbere hanyuma se uburenganzira naguhaye hari uburenganzira naguhaye bwo kuza kunamira abantu b'ikigiye mwabayemo nakubwiye basi suza abakunzi bawe bonyine ndabasuhuza se ushinzwe kunsa uburenganzira bwo gusuhuza abo nasuhuza uburenganzira bufite abantu n'undi munsi kandi umuntu wanyu ndabona yarahindutse sinzi icyamuhinduye ubanza atakibana na Manzi ntabwo bikureba amakuru ya Manzi nk'uko wihuraguje uzi ukamera jya no kuyashaka kuko ndabona wigize kwihuragura ubwo noneho ndazana n'umunyamakuru turebe wa muhungu simuzi nasaba umwanya tukaganira wenda n'abakunzi bawe bakamenya amakuru yawe y'iminsi n'ibyo wari uhugiyemo genda ubabwire bizabaza aribo bazaza kumbaza amakuru ndumenya ko umuntu agukunda nyamara atazi aho yagukura nkatwe tuba tubabereye hafi tuba tugomba kugira ute kuba bahigira mana yanjye wamva inyuma basi basuhuza byonyine wamva inyuma se basoje abakunzi bawe kungerageza no kungerageza uri kungerageza n'abantu dore muri Innocente wanyu nubwo mbona kumuganiriza bitoroshye ndavuga nkoresha amakosa wa muhungu nkoresha amakosa nasaba arahindutse pe nahinduka se hari uburenganzira w'umufite n'abantu ubona bitoroshye kuganira na Innocente nasa waganirije abakunzi bawe izina Innocente urarikunda nzashaka umuntu uryita wambabare ko kwa muhungu nayo nibeho mu mahoro nta bintu by'akajagari ariko urashaka kunzanamo akajagari n'abantu mwe dore hano Innocente aba ubwo sinzi nimba akiri kumwe na Manzi wasanga ari nawe mushiya afite ahubwo wampa amakuru ya Manzi nawe simuheruka amakuru ya Manzi se nacyanaze ko nabonye yazitanze uri kunshaka hari idani mufite ati nasa wagiye ugabanya nakwaje hari idani mufite hari idani mufite kuganira n'abantu koko basi duhe karibu tuganire twicaye ntago ari uko baza kwiga kuzuje ukamera sinzi ibyo ukamera waretse kungerageza wa muhungu nashaka wagira ugabanya umuti yaje ko wahindutse ukamera nindumena tanzana ibibazo ngo nyimwishe yego urwo rukamera nindumena uranza n'ibibazo ngo ndwishyure isura yimeneye kuba waganira n'abantu bawe gusa byonyine ndaganira nabo ubwo burenganzira wowe urafite bwo kuza kumbaza aho nganira nabo naganira nabo amakuru y'iminsi se bazi kimwanga bimereye neza amakuru y'iminsi kuko iyo nkoni ko gare twari imfashe we iki cyuma mu kanya kiragushe wahise kuneza ibibazo wa muhungu rebire hafi irakureba n'icyo cyuma ibihembo se urayizi wari uzi ko iki cyajyanirwa kuza mukamera abantu mushaka amakuru y'abantu mutabajije kubaza nasari kujya umenya ko hari abantu benshi baba bagukeneye kumenya amakuru yawe waragiye uratwihishe n'aha ahubwo Imana igira neza inyoboye gusa muri izi nzira mfite kamera abo bagutuka ego abo bagutuka danese bose umunyamakuru twicare tuganire tuduhe karibu muhamagare icya mbere cyo sinkuzi uri kumva sinzi ikinyamakuru ukorera si uzana umunyamakuru noneho nk'uko uje wihuruza usanga umuntu yibere mu mirimo ukaza kumutesha akazi nkuru ndashaka umuntu niho ayaprodinga uri kunyumva ibi bintu ntabwo nari ubyihererane wonge nk'uko waje nawe wagutumiye n'uwo munyamakuru uzamuzane ntabwo nari ubyihererane pe kwereka abakunzi bawe nk'abantu mwe dore ngo Innocente wanyu ndamwirebera dore ahantu asigaye aba basi se wanyumvishije ahubwo Manzi we sinzi amakuru yiwe y'aho yagiye Manzi ko tutakimubona kuri kamera abantu bumvishwe imigeri nka moto nakuyamye iwanjye nakwiyamye wagiye ureka kurakara nakwiyamye gukamera ibitakureba simaze kuguhusha kabiri iri buye ntabwo ndi buri kugusha
akinosa waretse umuje wamaye karibu tukaganira urinde we makariri wanjye urinde we makariri basi waganije n'abakunzi bakabyo nakusabye byonyine nk'uko uri umwambasaderi w'abankunda ufashe ugende noneho uzaza wasabye uburenganzira mva imbere y'amuhu gabanya uburakari wenda naje naba ariko imakaribu tuganire kabiri vi wanjye akinosa ko warakaye cyane no kubera Manzi byanze bikunze Manzi nawe wa muri uru rugo pe ndakubaza kuri Manzi nkabona nibwo urakaye cyane Inosa ntacyo na kimwe kikureba Amahane nk'abantu mwe murebe ibibaye ndabona Innocente afunze si ibintu ntabwo nari bubyihererane nagombaga kumenya nimba uyu nguyu ari Innocente nubwo agiye tutaganira gusa ndakomeza ngerageze ndebe yuko nakwinjira tukavugana